Ko nawe ndabona uno munsi wigize neza nimba ariko ari weekend. Ndashimba nta kibazo. Okay, nkorera ako kana. Sawa. Nawe aramumpaye ariko naje gusanga ndusha ubucaku. Kubera iki? Baba we. Pe gusa no kuvuga ngo nta n'ikintu nakoze pe. Ugiye kubona nari turimo turabikocaguye. Gutumye ahubwo mbihirwa. Gute? Sha nawe mbona nta kintu kiye kigushitura hari. Sinzi ukuntu mba ndi kukubona tu. Wabonye wa mutipe akubwa ngo baramuraburiza amana. Uravuga nde? Harupiyo man. Cyageje ubundi. Wowe nuko umwanya nyine uhabira byo gusohoka byo kwita kuri ariko wowe wafashe ikayi ukavuga ati umwanya ngiye kubikaye. Sha ibintu byose byagenda neza kuko nubwo twese byatuje. Nyine ntabwo nyine tu. Ahubwo ngiye mbona bavamo inshuti nziza. Weekend Mr. Man, uribona weekend mvura yaguye ariko nta kibazo kabisa. Neze neza. Ego sha nanjye ndabona ntarebe nyine tu. Yarabona kayaga n'iki byose kabisa ntari wasi. None se mwana Yo, iyi weekend nta kuntu bana munsi. nagutamo. Shuma. Ubu tuvugana n'umutima wanjye ntukiri hamwe kubera phone yanjye bayitwaye. Ariko se mwana nta nkubeshye rwose. Phone yawe tuwe tuza phone yawe irahari. Irahari. Ahubwo mbabara umbwira. Kuntamo. Aya nese man. Urinda umbwira ngo irahari. Kunubwo ngo ugiye kuyaka. Ntego amombeshya ngo irahari. Hajya njyana na beza arabura senze na mwana. Reba igihe gishuze man. Ariko wowe tuza phone irahari. Ariko ibyo turi ariko se man. Nari nibaki. Wabonye wa mutipe akubwa ngo baramuraburiza amana. Uravuga nde? Harupiyo man. Cyageje ubundi. Akobwa baramuraburije bwite bamukuzaho fresh yatwiyemeyeho byadanje hasi mvuga ati kabisa abari abakobwa nahise mbahabuka pe nanjye hano nabatinye rwose bari bamwishe baramwemeje man bari bamwishe kuno yatwiyemeragaho byadanje ngarakatara kabana baragiye rwose baramwemeje nani kanzemo man iyi ni life yo muri high school ibihabera bireze ibyo tekereza bamwe bazicabazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsiranye umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals Bite byabasha ko mbona akazi kakunanirisha ntago ari ukunanira imwe mwamaye nawe urayireba rakirete ni kuritaka nawe urabibona. None se wowe urajya gukoresha imyeyo ukoreshe na rakirete ibyo bintu urabona hano hari sima nari mbizi ko ndi bikore byose ndi buhagere nkagakusiga inyuma abana biba abanyeshuri nzi ko bakubaganye reba nka hari reba inyuma yawe hano nakoze ejo n'imyeyo se hano nakoze ejo. Okay, rero kora isuku neza numara gukora isuku neza akazi kawe karaba uburyohe ariko nibikunanira ndakwirukanye mu gitondo. Yakwinyirukana basi mbabara ngurira imyeyo nanjye nkakazi. Noneho iby'imyeyo byo reka nze mbikurikirane ariko nawe akazi kawe ugakurikirane neza sibyo? Reka mbe ntwara isuku nyine akizayizana dore irashaje. Okay, ahubwo akazi keza ngaho ukora reka mbe nkora akazi.
ndicaye tukaba tuganira bibisi akoze iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo tekereza bamwe bazica bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya wimwitiranye umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals ndimo gukatakata hano nyine muri weekend abajama bandi sinzi hano baba bagiye nzi ukuntu ubonye ndavuga ngo nze turi twiganirira akoze cyane none se ubuzima bwawe ubonye gute ubuzima bwa hano se abana ndacyari mushyashya sinzi niba ubizi ahubwo nakubaza amakuru ya hano mu kigo bigenda gute ushangiye cya kiba nawe nigeze nyikunda guteze nyigeramo bwa mbere ntahuriye n'uva gusenya sinigeze mbikunda ariko nabonye mutoroshye mari gute none nabonye mushwishwe buriza umusore we na wa mukobwa wundi shawe unyibutse iby'uriya mukungu nzi ko muri kumwe muri iyi weekend utumye ahubwo mbihirwa gute se njye ntabwo uramushe ntiwa feke byaganje yihaye ibyo kudukina sinzi wenda muzagenda mumenyerana zabikubwira ni byiza wenda twabonana nkamugira n'inama da shama wa feke bwari byiza wanamugira gusa none aho uri single se tuba zavugana narebi ni Matrice ndabona umeze neza ego ndashiba nta kibazo iyi weekend ndabona iri kukugendera neza iyi nta kibazo pe okay rero narindi inyuma y'ikigo hari umuturage wo hanze umpaye amakuru ko abanyeshuri bari gusimbuka ikigo cyane kandi ku bwinshi rero ndashaka yuko wagenda ukanyandikira abakobwa bahari cyangwa se wandike abadahari ikintu kiraza kukorohera ubaricyuza gukora ndabikora tumenye ni bande barenze icyo kigo yego okay ubwo rero noneho ndashaka yuko tuza gukurikizaho ka kantu ko guhana ejo bundi twahoze tuvuga ahubwo n'ubu tugiye kubitangira neza kuko uwo ari wese tutabasha kubona nta mpamvu yindi ko byagenda kose turabahana okay ubwo rero ugenda unkorera ako kantu ko nawe ndabona uno munsi wigize neza nimba ariko ari weekend ndashiba nta kibazo okay nkorera ako kantu sawa oya wimwitiranye umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals Sharpio meze bite shani sawa buhoro nyine tu nese mwana kwize nkuru ndi kumva muri iki kigo ibintu bari kukuvugaho nibyo ibyo bijyanye n'ibiki ejo bundi ngo abakobwa bari bakwivuganye reka kamubwira do niyo uhari kabisa ntabwo byari byoroshye numvise na cyaro ukuntu wigeze kunyura hariya hepfo ngo bari kubivugaho cyane abakobwa bateranye ati sinzi ibintu nanjye ushaka no mu kigo hose umwana kariya kantu karanditswe kabisa ni niyo muri tezwa shaka kuvugwa cyane pe ariko se ubundi wowe wabonaga watereta abakobwa babiri none umwiga muri karasi bari banivuganye twari turi hariya hepfo nyine tu nta handi kumubona reka nkubwire wa muhungu shaka nyine se ubundi waretse bino bintu byo gukundana mwana ariko n'ubundi njyewe n'ubundi naturi umwana byigeze birwara cyane
ubundi se kubona ko ikigo navuye urente nk'icumi ariko nanone nyine tu arebye imitekerereze akabona ntabwo ari sawa abantu 10 bose utereka mbafite mwana mu kigo ariko nyine biriya byari bimuzeho mwana rero iyo ngewe ntatubaye ikintu nakugiramo inama kandi nawe nureba neza cyangwa icyo utekereje uzasanga ari cyo urabona uracyari muto pe si ngombwa kwirirwa wiruka mu bintu by'inkundo nabari abakobwa z'abakobwa bakurusha ubwenge ntabwo barusha ubwenge shyira umutima ku masomo ubundi wiyigire tutazakirana mu mutima w'umwana cyakoze ugasanga rwenda ngiye gutoroshe ariko tekereza ukigera kuri iki kigo umwaka wa mbere uhise usiba nawe kumva byaba ariko twatanje kubera abakobwa nyine njye ndimo ndagutekereza ariko none nakubwira kubireka rero nireka mubwire rubwira sinkwanga numva ndabizi ibyo ntabwo nyanga igihe mba mugira inama nizere ko ibintu mubwira nuza kwicara ugatekereza neza inkuru uzasanga ari byo oya nukuri ngiye kubitekerezaho sibyo kandi nanjye ni umuntu mukuru kandi ngiye kubitekerezaho ushobora biriya bintu ntabwo ari sawa mwana ariko nyine ngiye kubitekerezaho nyine mwana dore nyine no muri wikendi biba bigoranye ese ubundi we ntabwo ugifata akantu ko ndebaho pe ngiye kubabona rero amasha byoroshye zawo ko ndetse kamera ndareba mbese hari ahantu nanjye wenda nshobora kuba nakura uduceri mu kanya ndaza kukureba njye kugutama kabisa umugore muto w'ubutata ndatari kabisa rwose ushobora uri umuntu wanjye pe mwana nyine wowe kabisa nyine ndaza kuza kukureba cyangwa se uraza kuza kundeba nyine n'umura mukubonye murongo ariko ndabizi ndakunda nabonye nyine wowe watwara ibintu bya mwana we ntari nta kibazo kandi wongera kuzana ibintu byo kwiruka mu bakobwa ngiye kubitekerezaho kandi ntabwo nzakugahisha Nasabite byiza yo kuri dorotwari yego ngiye kugasaba akantu rero ugende usubire muri dorotwari umbarire abakobwa barimo unzanire lisite yabo kano kanya nta kibazo ugenda ubinkorera iyi ni life yo muri high school ibihabera bireze ibyo tekereza bamwe bazica bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya wimwitiranya umufata nka malayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school wambaye inifomu muri weekend rero aho twigaga njyewe batwaraga tuzambaye yaba muri weekend cyangwa se n'ikindi gihe reka iki kigo cyacu twe twambara ibyanga weekend aba ari ibyo ngibyo gutapa kunama nta Albertina ngeze mbona se Albertina nigeze kumubona mu gitondo ahubwo sinzano yahise ajya ndamushaka cyane ndamushaka kabisa gusa nyine nakunditega nkomeze muhige ko ndamushaka cyane ese ko nahise ikigo cyose nakubuza imana nicaye araza baba we uzwi naguhize ikigo cyose nakubuze nari nyine none se gusa wambaye neza oya kakangura kabona utese wambaye neza nawe urabibona se avava ariko none se ndifunze nyine cyane ariko nawe urifunze nabibuze oya si wibeshye siko mbona cyane nese washakira gute bashaka kubona amase urashyushye se vugisha ukuri njye kugutama ntabwo urabona weekend yo mu kigo utabizi vugisha ukuri
ngakira nkurikira tugende. bamwe bazicabazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazicabazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals Nonese mwana kapo kuri za duru mwana byagenze bite kuko nta kintu wamwe ntabwo uzi n'ukuntu byaje kugenda nawe aramumpaye ariko naje gusanga ndusha ubucakura kubera iki ye baba we pe gusa ni ukuvuga ngo nta n'ikintu nakoze pe ugiye kumbwira ko byarangiye gutyo gusa reka nabonye akazi nabonye ndusha ubucakura bani hatari uriya mwana ngewe nari nabonye ko n'ubundi ari muzima ariko gusa nyine ibisigaye ngewe ni ibyawe rwose bizacamo mwana nyine ahubwo wowe nimba warashimye n'ubundi ukabona kandi bizacamo ubutaha nawe reba ukuntu usunika mu kakana bimeze biteze bimeze neza nta kibazo biragenda urabona ku ishuri ntaribi ndabona ntaribi turimo turabikocagura nanjye urebye nta kibazo nyine tu ubwo rero mwana nyine ibintu nagira ngo numve icyavuyemo aho kuva nyine hari icyavuyemo ibisigaye n'ibyawe nimba ari kuri telefone n'ubundi ugiye kubikorera ntaribi nta kibazo nanjye mbe nisubiriye mu powa ntaribi gusa nyine ikintu nagushakiraga nyine njya mbona ukunda kugendana na bariya bakobwa bariya babiri babandi nyine bari girlfriend bari aba girlfriend banjye gusa nyine tu urabizi agakosa kabaye muri natu nawe urabizi sibyo byibura njyewe nagira ngo wisabira akantu kamwe siriya inshuti zabo siriya inshuti yawe nyine nagira ngo wenda nimba byakunda uzansabire imbabazi nyine niba ari babiri nzabasabira imbabazi ndabwira ko ushaka kubasaba imbabazi isure se nahera he koko musore mani njyewe nyine numva kuko ari we muntu wanjye tu ari bwamfashe icyo gikorwa njyewe nabuze ahantu nahera n'ubwo ko bikomeye ese ubu nagenda mbabwira ngo uyu muhungu uyu n'uyu mwagiranye akabazo arimo arasaba imbabazi ahubwo byaba byiza wowe ariho ugiye ukayaka imbabazi nyine ukabegera nyine ukababwira ko ari ikosa ryabaye ariko nyine bitazongera nyine ndabyumva ariko birakomeye pe sinjya kubeshya nyine tu mani urabizi ukuntu jesite zabayeho duserera nyine tu bankatira ntubizi ariko reka nkubwire njyewe ndabizi wowe uri inshuti sibyo uri inshuti yawe wowe nta kuntu wagenda ukabanyingingira byibura ukabansabira imbabazi nyine njye nagenda ariko nanone ikintu ugomba kumenya musore dore hano hantu ukuyemo isomo ugomba kwiga kuko harimo isomo rya nyine mani isomo ndikuyemo nyine tu ariko nyine ntabwo bizongera nyine kabisa baramutse bambabariye mani ntabwo icyitegererezo nizere ko nyine nawe ubibonye gusa nawe nyine nzagenda ngerageze nta kibazo nyine tu uzagerageze kandi uzagukoze nari none se mwana kwiga none se ubu ukendeye kuyibona gute
weekend igiye mbona ari nk'iminsi isanzwe nko kuwa mbere no kuwa kabiri gutya. sha nawe mba mbona nta kintu kiba kigushitura ahari sinzi ukuntu mba ndi kukubona tu none se njyewe nabonye nyine tu abandi bose bagiye hanze bagiye kuryoshya netu bagutanya mu kanya mvuye hanze mbona bose barimo baryoshya hari inyuma y'ikigo biriya bintu ndibonye ngiye mbyima amazi kuko ikintu cyazanye hano ni ukwiga ubwo rero urumva nize nta diporome nabona pe sha nyine kwiga mana ariko nanone mba mbona ko byihata atari sawa cyane sha nuko byihata mani ngo wipanike nyine ari n'igihe ugeraho ukaruhura no mu mutwe wowe nuko umwanya nyine uwuha biriya byo gusohoka byo kwita kuri we ariko wowe wafashe ikayi ukavuga ati umwanya ngiye kuwikaye sha ibintu byose byagenda neza kuko nibyo twese byatuje sha nyine ntaribi nyine tu ahubwo ngiye mba mbona wavamo inshuti nziza abandi